nkomeje kubagezaho ibintu by'ingirakamaro cyane kandi byoroshye cyane nawe wagira iwawe. Iyi nayo ni kapusine. Kapusine ni igiribwa, ni ikintu cyiza cyane ushobora kugira iwawe. Iyo kapusine wayigize iwawe hari utubuto igira, utu tubuto iyo twumye tugwa hasi tukazajya twimeza tukamera buri gihe. Utubuto twayo ni utu ngutu, ni utu sinzi niba uri kutureba neza. Iyo twituye hasi duhora tumera buri gihe, urayihorana rero iyo uyifite. Ni ingenzi rero, kapusine ifite ibyiza byinshi cyane. Ndaza kukubwira ibyiza byayo n'impamvu ugomba guhora uyifite iwawe. Gume ku murongo. Kapusine ni ikimera kiribwa gifitiye ubuzima bwacu akamaro kanini cyane bitewe n'ubuvuzi bwayo ndetse n'intungamubiri. Dore bimwe mu byiza byayo. Icya mbere ni kurwanya bagiteri. Kapusine izwiho kwica mikorobe, izwiho cyane mu kuvura indwara zimwe na zimwe ziterwa na bagiteri. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ikoreshwa mu kuvura indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse n'iz'urwungano rw'inkari. Icya kabiri, ifasha ku buzima bw'ubuhumekero. Kapusine ifasha mu kurwanya ibimenyetso by'inkorora, yewe n'ibicurane ndetse yewe n'indwara z'ubuhumekero nyinshi zitandukanye. Ikiza gufatana mu mazuru, kwa kundi uba wafatanye mu mazuru nyine, ndetse hari igihe uba wafatanye mu muhogo wumva wasaraye, icyo gihe kapusine ikagukiza. Icya gatatu, kapusine ikomeza ubudahangarwa bw'umubiri bitewe n'uko ikize kuri vitamine C n'ibisukura umubiri. Kapusine ikomeza ubudahangarwa bw'umubiri. Kandi icya kane, kurwanya umuriro. Ibyiza byinshi bikubiye muri kapusine bituma igira imbaraga zo kurwanya umuriro mu mubiri w'umuntu, mu mubiri w'uyikoresha. Niyo mpamvu wifashishwa cyane mu kurwanya ibibazo biterwa no kugira umuriro mwinshi mu mubiri. Hari igihe ubona nk'abantu bagize nk'umubiri mwinshi, ufite nk'umuriro mwinshi, igihe utarajya kwa muganga ukarya kapusine bikagufasha, bikagukiza, cyangwa se ukayinywa mu mazi. Ndaza kubwira nyine ukuntu ikoreshwa. Icya gatanu, kubungabunga ubuzima bw'uruhu. Kuyisiga ku ruhu cyangwa se ku buryo bwa pomade bifasha cyane mu kuvura indwara z'uruhu cyangwa se ibikomere ku mubiri. Bituma, ni ukuvuga niba wakomeretse ufata kapusine ukayihonda, ukayishyira, wamara kuyihonda ukayitsindagera ahandi hakomeretse cyangwa se ukayitsirimaho ku gisebe ku buryo bworoshye, ariko niba cyarahonze kugira ngo kitatonekara, kugira ngo kitongera kutonekara kikaba nabi, ugatsirimaho kugira ngo bagiteri, mikorobe kugira ngo zipfeho gusa, mikorobe zipfe gusa, gihita cyuma. Kuko nyine ni kapusine ni antibagiteri, yica mikorobe, yica umwanda. Kubera ko byica bagiteri, icyo gihe bituma huma hagahita hakira, kandi bituma ugira n'uruhu ruhehereye. Icya gatandatu, ivura indwara zitandukanye. Kapusine ifite imiterere yo kuvura, yiha imbaraga zo kurwanya amazi menshi binyuze mu mpyiko. Iyi imbaraga zo kurwanya amazi menshi mu mpyiko, ibi ni ingenzi cyane, ni ingirakamaro cyane mu kuvura ibibazo byo mu rwungano rw'inkari, bituma mbese birwanya infection, nka infection urinaire bihita bikiza cyane. Kapusine izwiho kwita iyikiza. Icya kabiri, ifasha urwungano ngogozi gukora neza. Kapusine ifasha kandi no mu kunoza igogora, mu kurwanya ibibazo byatewe n'igogora, igihe igogorwa ryakozwe nabi, nko kubyimba mu nda cyangwa se kuzana umwuka mubi, ibyo bita gutura ubwangati, ndetse no kubura apeti. Ifasha cyane abantu batagira ubushake bwo kurya, igatuma mbese bagira apeti. Ikungahaye cyane ku ntungamubiri zitandukanye. Kapusine ni ikiribwa gifasha cyane abantu kugira apeti ndetse no kumva digestion yakozwe neza. Icya munani, kapusine ni isoko nziza ya za vitamine A, vitamine C, vitamine B n'imyunyungugu nka calcium, fer, magnesium. Harimo na antioxidant, nigeze kubikubwira haruguru, ibisukura umubiri kapusine yibitsemo. Ibyo byose kapusine irabifite.
amababi n'indabyo bya kapusine ashobora kuribwa muri salade cyangwa se bigakoreshwa no mu bindi biribwa. Nubwo icyitonderwa, nubwo kapusine ifitiye akamaro kanini ubuzima bwawe, ni ngombwa kuyikoresha witonze, cyane cyane nko ku bagore batwite cyangwa se n'abonsa. Kandi buri gihe ni byiza kubaza muganga mbere yo kurikoresha igihe ushaka kwivura indwara runaka. Muri make kapusine ni ikiribwa, umuti, ifasha ubuzima bw'ubuhumekero ndetse n'indwara z'uruhu, ikica ndetse na za mikorobe. Kapusine ishobora gukoreshwa ku buryo butandukanye, nageze kuko kapusine ikoreshwa ku buryo butandukanye. Hari n'abambajije ngo kapusine mbese wayikoresha gute? Kapusine wayikoresha ku buryo butandukanye kugira ngo ugerweho n'ibyo byiza byose nakubwiye haruguru. Dore bumwe muri ubwo buryo nyine ushobora kuyikoresha. Kapusine ushobora kuyikoresha kuyirya muri salade. Amababi ya kapusine n'indabyo zabyo biraribwa kandi birafasha cyane. Ushobora no kuyikoresha, kuyishyira mu masupu, mu bindi biryo bitandukanye, mu mugati se cyangwa se no mu bindi biryo nyine nuko nabikubwiraga. Ushobora kuyongera mu masupu atandukanye bikaryoha cyane. Uburyo bwa kabiri ushobora kuyikoresha ni ugucanira amababi yayo mu mazi cyangwa se ibyo bita icyayi cya kapusine cyangwa se infusion. Ucanira amazi yuzuye nka litiro imwe, ushyiremo amababi ndetse n'indabyo za kapusine byuzuye urushyi, byuzuye ikiganza nyine. Iki cyayi gifite akamaro kanini cyane ku buzima bw'umuntu uyikoresha, ku buzima bw'ubuhumekero, kandi kinashobora kugabanya inkorora, ibicurane ndetse no gufatana mu mazuru ndetse no mu muhogo. Nigeze kubibwira haruguru. Uburyo bwa gatatu, uyikoresha mu kuvura ibikomere. Ushobora kuyikoresha hanze y'umubiri nyine, no hanze y'umubiri irakora ku mubiri. Mbere twavugaga kuyirya, kuyinywa, kugira gute, noneho tuvuge kuyikoresha no ku mubiri. Kapusine, ufata ibibabi bya kapusine ukabisekura cyangwa se ukabisiga, ukabivunga, ukabivuguta cyangwa se ukabisekura, ukabikandisha hahandi hakomeretse, ku gisebe aho wakomeretse. Niba kimaze gukomereka aka kanya ugashyiraho, ugakandishaho kapusine, ugatsirimaho ukanakanda, kuko kirakira, gihita cyuma kubera ko kapusine yibitsemo imbaraga zo kwica mikorobe. Muri make, mu gikoni uyikoresha nko mu gikoni, nko mu kongeramo amababi n'indabyo muri salade, isupu cyangwa se isosi, uyicanira mu mazi nk'uko nabikubwiraga haruguru, icyo bita infusion. Kuyikoresha amababi, indabyo kugira ngo utegure infusion nyine nk'uko nabikubwiraga haruguru, ifasha ubuzima bw'ubuhumekero n'igifu. Hanze y'umubiri, ushyira amababi wasekuye ku ruhu kugira ngo avure indwara cyangwa se agufashe gukanyara, afasha no kubuza uruhu gukanyarara. Wibuke kugisha inama muganga, wibuke kugisha inzobere inama niba ushaka kwivura indwara runaka zitandukanye. Kapusine rero wumvise ko ari ikiribwa, abenshi bayizi nk'indabo. Nigeze kubakorera video nkubwira ibyiza bya kapusine, nawe uze kuyireba kuko ibyo navuzemo muri iyi ngiyi ntabwo ari byo navuze mu y'ubushize. Ibi nabyo byongereho kugira ngo ukomeze wumve akamaro gahambaye ka kapusine. Kapusine ni indabo nziza zitandukanye, indabo zitandukanye nabikubwiraga hariya muri jardin. Ni indabo nziza kandi ni n'ikiribwa, ishobora kuribwa. Hari n'abantu benshi cyane cyane abagore bakunze kuvuga ko kapusine ifasha cyane, irwanya infection. Kwa kundi nk'umugore baba bamubaze, ufata ariya mazi ya kapusine nyine wacaniriye, ukaba wagenda ukandisha hahandi ngo bikira vuba. Gusa ibyo sinabikubwira ngo ubikore, kuko niyo mpamvu nakubwiye ko niba ushaka kwivura indwara runaka uzagenda ubaze muganga. Ku icyo nzi cyo nuko hari abantu ngo bicaramo bikabarinda infection cyangwa se bikabavura n'ubundi burwayi. Uraza kunyandikira muri comment, uko wisharamo nyine uraza kunyandikira muri comment umbwira ukuntu wowe ubikoresha bikagukiza, n'iki yagukijije. Mbese uduha ubuhamya muri comment. Nakubwiye ko kapusine ari indabo, ari ibibabi, ni umuti, ni ibiribwa. Kapusine ifite akamaro kanini cyane, gakomeye cyane. Kapusine ngewe nkunze kuyikoresha kwa kundi umuntu aba yumva yasaraye cyangwa se yumva yatangiye kurwara inkorora. Reba ka gakorora kadacika,
kariya gakora kadacika kakayi nukarwara uzakoresha kapusine kazagenda vuba cyane. Njyewe uretse ko ntajya nkunda cyane kurwara inkorora kubera biriya birungo nkunze gukoresha, biriya birungo njye mbabwira nkunze gukoresha birafasha cyane, bituma utarwara inkorora. Ariko kapusine nayo ugomba kwigira kugira ngo mu gihe uyikenereye yose uba uyifite. Nabikweretse kapusine kuyitera ntabwo bigora, iyo wayiteye gusa utubuto twayo duhora aho ngaho, yakuma imvura yagwa tukamera, cyangwa se niba uvomera aho tuguye tukongera tugashibuka gutyo gutyo. Kapusine rero ni nziza, ugomba kwigumana nawe, ugomba kuyigira iwawe kugira ngo uzajye uhora uyifite aho ukenera uyigire. Wumvise ko inavura umuriro, kwa kundi wagize nk'umuriro mwinshi nijoro udashobora kujya kwa muganga, ushobora gukoresha kapusine uyifitiye iwawe muri jardin, ukayisoroma ukayitunganya, ugatunganya neza utwo tubabi ukaduhekenya cyangwa se ukaducanira mu mazi nyine ukaba ari unywa, birakiza cyane. Cyangwa se hari niyo wakomeretse, uretse ko wakomeretse bwo hari imiti myinshi cyane y'ibyatsi ushobora wifitiye muri jardin yawe, ushobora guhita ushyiraho igahita igufasha igihe utarajya kwa muganga, cyangwa se bikanahita bikira ndetse utirije ujya kwa muganga igihe byoroheje, ari igikomere cyoroheje cyane. Ibi nibyo nashaka kugeza muri aka kanya. Ntucikwe n'indi video nakugejejeho ya kapusine ivuga ibyiza bya kapusine, kuko ibiri muri video ibanza ntabwo ari byo biri muri iyi video y'uyu munsi. Naho mu yindi video rero ndizera ko iyi video yagufashije, ndizera ko nawe ugiye gufata kapusine ukayishyira iwawe ukajya uyikoresha, kuko ihingwa ahantu hatandukanye, haba mu mifuka, haba mu mavaze, hose irahingwa. Wayikoresha rero ugahora uyifite iwawe buri gihe ukayihorana. Naho mu yindi video rero ngena mpenzi nk'isanzwe ko wacu mu mibanire, ubuzima, iterambere n'imibereho myiza. Kurikira inzozi zawe, inzira niyi. Bye.